Ikaze mu biganiro byiza by'ubuzima dukunda kugirana. Niba uri umukunzi wa Salvation Content TV ukaba ukurikirana ibiganiro byiza by'ubuzima, ndagukunda cyane, nkwifurije amahoro y'Imana. Njya nkunda kuvuga nti niba utameze neza nawe wihangane, wibuke ko Imana ishobora kuguhindurira amateka ejo cyangwa uyu munsi. By'umwihariko ibyo tuba turi kwiga bishobora kugufasha gutuma amagara yawe agenda neza. Uyu munsi rero mbafitiye isomo ryifuzwa mu bihe turimo. Turi mu bihe aho imibiri y'abantu benshi icitse intege. Ndagusuhuje rero, ndakwinginze ngo ubane natwe ikiganiro cyacu kugeza kirangiye. Aho imibiri icitse intege, tugiye kwiga uburyo ki umuntu yakubaka ubudahangarwa bwe bw'umubiri, uburyo wazamura ubudahangarwa bwawe bw'umubiri kugira ngo indwara zandura ari ibyorezo bibe byakuzenguruka ariko bitinde kukugeraho, umubiri wawe ubashe kwirwanaho mu buryo buri hejuru cyane. Bana natwe rero ndakubwira ingingo ebyiri z'ibanze wagombye guheraho kugira ngo ibiribwa ndi bukubwire nabyo bibe byakugeza ku ntego yawe wifuza. Niba ari ubwa mbere tubanye rero, wibuke gukora subscribe, kanda hano hasi ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification mu gihe twakoze ibiganiro byacu. Izi ngingo ebyiri rero ngiye kukubwira uziteho, ni ingingo zifite akamaro, zitegurira umubiri wawe gusa naho zicogoza imbaraga y'indwara irimo. Izindi mbuto, ibindi biribwa ndi bukubwire bikabasha kugira umumaro mu buryo bugera ku ntego. Ikintu cya mbere rero ngiye kukubwira, tangira urugendo rwo gukoresha amazi ashyushye akazuyaze ya mu gitondo. Aya mazi ashyushye, impamvu nkubwira kuyakoresha, akora isuku mu mubiri. Ibyo waraye uriye cyangwa ibyo wakoresheje mu munsi w'ejo, iyo ukoresheje amazi y'akazuyaze bimera nk'aho ukoze isuku mu mubiri. Iki kintu rero sinzi urugero nakumvishaho ko gifite akamaro. Ndakwinginze ubyutse jya ufata amazi y'akazuyaze uyanywe, kuko urugero naguha, iyo ntushobora gukoresha amasahani ngo uyarireho birenze rimwe utayogeje, ariko iyo uyoza abasha kumara igihe kirekire rwose akiri mazima. Niyo mpamvu mu gifu cyacu rero harimo n'ubwoya. Iyo ibyo wariye biba byafashe mu ubwo bwoya, ibaze kongera gushyiramo ibindi. Ariko iyo unyweye amazi ashyushye mu minota 45 aba asohotse, aba akoze isuku mu mubiri, akaba asohotse, ukaba wafata ibindi byo kurya bya mu gitondo. Niko bimeze rero no ku mibiri yacu. By'umwihariko iki kintu ni ikintu cy'ingirakamaro cyane, kizagufasha ya myanda iyo isohotse, iyo yigumye mu mubiri ituma ibasha amabagiteri abarimo ashobora kwihisha muri iyo myanda, aturuka kuri iyo myanda akaba yagutera indwara mu buryo bworoshye. Ikintu cya kabiri rero ngiye kukubwira ni ikindi kintu cyiza cy'ingenzi abantu benshi badakunda kwitaho: kudahorana ibiryo mu gifu. Kugira igihe runaka umara mu gifu cyawe hatarimo ibyo kurya. Si byiza guhora tumeze, urabona nk'ikibindi gihora kirimo amazi kigeraho bakavuga ngo cyaradishye. Si byiza rero guhora mu gifu cyawe harimo utuntu, niyo yaba ari utuntu dukeya uri kurya buri kanya. Ni byiza kugira igihe ushyira hagati y'ifunguro ryawe n'irindi, hakamara uwo mwanya nta kintu kiri mu gifu cyawe, kuko nk'uko twabibonye imbaraga karemano, umubiri ukuremye, Imana yaturemye ku buryo umubiri wacu ufite ubushobozi bwo kuba wakwivura mu gihe uhawe umwanya mu gifu hatarimo ibyo kurya. Iyo mbaraga karemano rero ikora cyane iyo mu gifu harimo ibyo kurya, hatarimo ibyo kurya. Iyo mbaraga karemano ntishobora gukora n'igogora riri gukora. Iki kintu rero ni ikintu cy'ingenzi cyane. Tuziga mu bindi biganiro bikurikira uburyo ki umuntu yakoresha akora ibyo bita kwiyiriza ubusa cyangwa kwigomwa kurya
bifatwa kenshi nk'aho bifite abo bigenewe, ariko ni ingingo nziza cyane buri wese namushishikariza kuyikora. Icyo kintu nacyo, iyo uzaba uri guha umubiri wawe kugira igihe umara wirwanaho, wisana, wivura, iki ni igikoresho cya kabiri umuntu ushaka kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri we. Kwigomwa kurya, kutaryamana ibiryo, ukarara utuje, bituma rya joro mu kuruhuka k'umubiri habamo no kwisana. Ikintu nakita nka B wagombye gukora, wagombye kumenyereza umubiri wawe kwirwanaho. Niba umubiri wawe ugaragaje ibimenyetso by'indwara, ukibaza amahame y'ubuzima wishe yariyo kugira ngo umubiri wawe wirwaneho ubashe kwisana, atari uguhita ushyiramo imiti uko ubonye akantu kose kakujeho ngo ushyiremo imiti, aho ukagerageza kuwuha akanya, kuko iyo ikimenyetso cy'indwara ukibonye ugashaka gusa naho ukirwanya, kiza gihindutse nk'indi ndwara, ukabona umutwe urakurya, ugaha ibinini umubiri wawe, umutwe ugaceceka, mu kanya hakaza umuriro. Ushobora gutuma rero indwara yawe ihindukamo indi bitewe n'uko utahaye umwanya umubiri wawe ngo wivure, ngo uwuhe ikiruhuko, uwuhe amazi. Ibyo bintu nubikora uko ari bibiri, ukanywa amazi, ukaha igifu cyawe umwanya, umubiri wawe ukabasha kwisana, ukamenyereza umubiri wawe kwirwanaho, uzaba uri gutuma umubiri wawe uzamura ubudahangarwa mu buryo bukomeye cyane. Rero ibyo bintu bibiri nubishobora, uzaba ugeze ku rugero rwiza. Noneho ngiye kukubwira ibiribwa 10 ibiribwa bizajya bigufasha kongera ubudahangarwa bwawe kugira ngo ujye ubyibandaho mu mafunguro yawe ya buri munsi. Ikiribwa cya mbere ngiye kukubwira ni gombo. Gombo ni imboga nziza, niba utayizi ukaba utarakurikiye video twakoze, ndaza kuguha ndaguha linki muri comment ya mbere, ukurikire ibya gombo kugira ngo umenye akamaro kayo nuko birambuye nuko wayitegura. Gombo rero impamvu yongera ubudahangarwa bw'umubiri ku rwego ruri hejuru, irimo vitamine C. Vitamine C ibamo, iyi vitamine ikintu nayikubwiraho gikomeye, ntabwo umubiri ubasha kuyisitoka, ntabwo uyibika. Niba uyiriye bisanga uyirye buri munsi. Niyo mpamvu rero izi mboga za gombo zibonekamo ku rugero rwo hejuru ruhagije buri munsi. Uyikoresha uba wizeye ko uyibona. Gombo rero ibonekamo vitamine C ku rugero rwa 26%, ibonekamo vitamine A ku rugero rwa 14%, ibonekamo vitamine K ku rugero rwa 26%, ibonekamo kalori 33. Ubwo rero izi mboga ni nziza ku muntu ushaka ko. Kabiri ngiye kubwira cyongera ubudahangarwa bw'umubiri ni citrus fruits. Muri citrus fruits habonekamo izi mbuto zose ziboneka mu bwoko bw'indimu, amacunga, mandarine. Izi zose nazo zibonekamo iyi vitamine C, nayo yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Naho ibonekamo ku rugero ruri hejuru. Imboga cya gatatu ni imboga zitwa brokoli. Ndumva abantu benshi bamaze kuzimenyera izi mboga, abantu benshi bamaze kuzimenyera izi mboga. Rero kimwe n'izindi mboga, tubagira inama yuko umuntu ugiye kuziteka atazitinza ku muriro. Hari ukuntu umuntu azishyiraho akazinyuzaho ku bushyuhe zigasa n'izikushagurika, ariko ntizishye cyane. Haboneka muri brokoli na vitamine A ndetse na vitamine E. Izo vitamine zibonekamo. Ikindi kibonekamo ni tungurusumu. Tungurusumu ni ikintu cya kane kibonekamo vitamine zituma umubiri ushobora kongera ubudahangarwa mu buryo buri hejuru cyane. Yongera ubudahangarwa ariko ikora neza tungurusumu iyo umuntu yayiriye ari mbisi. Burya tungurusumu ibamo ama antibiotique atuma yica amabacteria aba ari mu mubiri ashobora gutera umuntu indwara za hato na hatoya
bigatuma umubiri ucika intege. Tungurusumu rero iyo uzirya ari mbisi, cyane cyane ntago abagore batwite bemerewe kuzikoresha cyane n'abakobwa bari mu mihango. Niyo mpamvu rero abandi bantu badafite ibibazo bimeze gutyo kuzikoresha ari mbisi ni byiza cyane. Imboga za gatanu zongera zirimo ibizigize byongera ubudahangarwa biri hejuru ni epinari. Imboga za epinari ndumva abadukurikiye muzizi. Izi mboga ku isoko zirahaboneka, naho dutuye zikunda kuhera, ushaka yazitera ku karima k'igikoni. Zibonekamo nazo vitamine C, kandi nayo ikungahaye kuri ayo ma antioxidant afasha mu kwica amabagiteri yangiza umubiri. Icya gatandatu ni ipapayi. Ipapayi ni imbuto zimaze kumenyerwa n'abantu benshi, ari ipapayi ubwayo ndetse n'imbuto zayo zirakoreshwa, ariko ipapayi burya nayo ikize cyane kuri za vitamine C ndetse na vitamine A. Niba rero utajya gukunda kuzikoresha, ni imbuto nziza nakugira inama yo gukoresha. Icya karindwi ni amagi y'inkoko. Amagi y'inkoko cyane cyane biba byiza iyo ari inkoko wewe wiyororeye, ukaba uzi ko ibyo zirya ari ibintu bidashobora kwangiza umubiri wawe. Amagi y'inkoko ni meza. Amagi nayo abonekamo ari ama antioxidant twakomeje kubona, habonekamo vitamine B6, B6 ifasha mu kuremwa kw'insoro z'umutuku. Amagi nayo ni meza mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri wacu. Ikintu cya munani ni inzuzi. Izi nzuzi z'ibihaza tuzazigaho mu buryo burambuye, twige aho mbabwire aho wakura ifu y'inzuzi, kuko ziraboneka nazo, kandi nzababwira akamaro kazo muri rusange, ariko by'umwihariko hano turi kureba uko ziba mu byo kurya bizamura ubudahangarwa bw'umubiri wacu. Inzuzi rero zikungahaye cyane ku myunyu ngugu, phosphore, magnesium, bigatuma amagufa yacu akomera, kandi habonekamo na vitamine B6. Naho byakugora nitukora ikiganiro kirambuye zakubwira aho washobora kuzikura. Wakoze kubana natwe rero, nk'uko natangiye mbibabwira, hari ibintu bibiri by'ingenzi, bitatu bigera muri bitatu ubasha gukora kugira ngo umubiri wawe ubashe kongera kubyutsa ya mbaraga karemano twize, ituma umubiri ubasha kwivura. Ibyo bintu ubikurikije ukarushaho kongera no kurya ibi bintu mu gihe turimo gikomeye, byabasha kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri wawe, ukarushaho kubaho utababara. Wakoze kubana natwe rero, Imana iguha umugisha. Niba wakurikiye ikiganiro ukumva kiragufashije, ukagisharinga n'abandi kugira ngo kirusheho kubagirira umumaro. Wakoze kubana natwe.